ntangiye ngira nti Uwiteka abaho umugisha mwe mwese mufitiye amatsiko iyi nkuru. Hari umunsi mwiza, ikirere cyari gikeye nk'uko mubibona ku mashusho muhanze amaso. Nabwiwe isoko nziza, reka nibarize ikibazo cy'amatsiko. Mbese ahantu nk'aha habereye ibyiza nk'ibi uko uhareba usanzwe uhazi? Wewe wari uhari uhise ubyibuka neza, ariko nk'uko bisanzwe mwe mutari muhari, Ebeneza Niyo TV yari ihababereye kugira ngo aho muherereye mu bice bitandukanye by'isi mujye mumenya ibyiza nk'ibi bibera hirya no hino. Muramenye isoko nikame, mutese byagenze bite? Ndaje mbamara amatsiko. Nk'uko bisanzwe muri kumwe na Samweli Niyo Dusenga. Ikaze kuri Ebeneza Niyo TV. Muramenye isoko nikame, ufashe umuhanda uturuka za Kirinda, Buhanda, Gitwe werekeza i Nyanza. Turareba imisozi ya Gacu na Rwabicumi iri hirya iyo inyuma ya Gacu mureba. Turenze gati igororero rya Nyanza, dukasa agahanda gato kari ibumoso. Nta handi twerekeje, ni ku itorero ry'Abadivantizi b'umunsi wa karindwi rya Mpanga. Aha ntihashobora kubura ibiti bihagije biyungurura umwuka duhumeka, bityo abahateraniye bakumva batekanye kandi bakarushaho kwishimira byinshi Uwiteka aba yarabakoreye mu minsi 6 baba bahereje inyuma yabo. Abantu bose ni ku Isabato tariki ya 24 z'ukwa gatanu mwaka w'2025. baramwenyura, abantu benshi bakubise buzuye ikibuga cy'urwo rusengero. Korali Ijwi rya mu gitondo ibarizwa kuri iryo torero rya Mpanga, ni korali ikunzwe cyane muri aka gace. Yari yamuritse cyangwa se yashyize ahagaragara ibihangano byayo, audio ndetse na video. Amakorali nayo yari yitabiriye ibyo birori, harimo korali Inshuti za Yesu ibarizwa mu itorero ry'Abadivantizi b'umunsi wa karindwi rya Rusororo, intara y'ivugabutumwa ya Nyamirembe, Igitwe, aho bakanguriye abari bateraniye aho ngaho kwihana bagahunga umujinya ugiye gutera iyi si. Babivuze muri aya magambo: hagiye kuzuba w'amakuba, musi w'amarira n'imiborogo, kubamenye ukuri baganga kukugeneraho, bazagatorwa cyane bashaka ubugira ariko ntibazabubona, umwobo buriwe bakihugiraho, kuko umushinga ugiye gutera uzatera iyi si, uzawuje gukora icyaha nabanze gutandukana nacyo, ndakugira inama ntuwongere izuba ryose rihorama n'ubuzima bwiza, muri ubwo bwihisho turashyigikiwe, dufitemo amahoro, dufite amahoro marari umutima. Iyo dusomye ibyo mu mateka tubona abacu batubanije, abo baburiwe bamenya akaga kegereje, babwirwa kujya mu mujyi baranga ahubwo bikomereza ubuzima, imvura yaraguye benshi bazabarengaho, uwo mushinga ugiye gutera uzatera iyi si, uzabuje gukura w'icyaha nabanze gutandukana nacyo, ndakugira inama duhungire izuba
New Times Family Choir nayo yaturutse mu itorero ry'Abadivantiste umunsi wa karindwi rya Nyamirembe, intara y'ivugabutumwa ya Nyamirembe, benshi muzi ku izina rya Gitwe. Bati: izina Yesu niryo ryonyine ribasha kudukiza uwo mujinya, kandi niryo tuboneramo agakiza. Nyamuneka mwemere iryo zina. Izina ry'igitangaza, izina riruta n'amazina, mu bantu batuye ku isi ndetse n'abazabaho, nawe uzagira izina ryabona niryo rya Yesu. Nukuri iryo zina rirahebuje pe, izina tuboneramo agakiza, iryo zina rya Yesu. Izina tuboneramo agakiza, izina tuboneramo ubuzima, uwiringira iryo zina wese Nukuri azabona ubugingo, azatembera ku nyanja y'ibirahure, azaririmbana n'abacunguwe, azazenguruka muri Yerusalemu. Haleluya kubera iryo Izina ryiza Yesu, izina ryiza, izina rihebuje, izina ry'igitangaza, izina riruta n'amazina, mu bantu batuye ku isi ndetse n'abazabaho, nawe uzagira iri zina ryabana niryo rya Yesu. Nukuri iryo zina rirahebuje pe, izina tuboneramo agakiza, iryo zina rya Yesu. urashaka kubonera agakiza, urashaka kubonera rwose amahoro, jya wiringira iryo zina rwose, nukuri uzabona ubugingo, uzasezera kuri iyi si y'imiruho, uzazamukana n'abacunguwe, kandi uzibera muri Yerusalemu. Haleluya kubera iryo zina ryiza Yesu, Izina ryiza, izina rihebuje, izina ry'igitangaza, izina riruta n'amazina, mu bantu batuye ku isi ndetse n'abazabaho, nawe uzagira izina ryabana niryo rya Yesu. Nukuri iryo zina rirahebuje pe, izina tuboneramo agakiza, iryo zina rya Yesu. izina ryiza Yesu, Izina ryiza, izina rihebuje, izina ry'igitangaza, izina riruta n'amazina, mu bantu batuye ku isi ndetse n'abazabaho, nawe uzagira izina ryabana niryo rya Yesu. Nukuri iryo zina rirahebuje pe, izina tuboneramo agakiza, iryo zina rya Yesu. Mu ncamake y'icyigisho cyatambutse, umwigisha yagarutse ku magambo amaze kuvugwa n'abaririmbyi, ashimangira ko byose Kristo yabirangije. Ibyo nta bindi yavugaga, ni uko tutagikeneye amaraso y'amapfizi y'intama, ntabwo tugikeneye amaraso y'ibimasa ndetse n'ay'ihene. Uyu munsi wa none Yesu yarabirangije, kuko no kwiruka ku numa muri iyi minsi ya none kugira ngo uyifate byagorana cyane. Ibyo byose Yesu Kristo yabishyizeho akadomo. Igitambo cy'i Karuvari kirahagije.
dushimire Imana yemeye ko duhurira kuri umusozi mwiza, izina ryayo rihabwa icyubahiro. Amen. Nanjye nanejejwe n'izi korali. Biragaragara ko ari abakozi b'Imana, kandi Imana ibaha umugisha. Indirimbo zabo zanejeje, ntekereza nyine dusesekaye mu ijuru. Namwe mwabitekereje se? Ese zose mwazifashe mu mutwe? Mbibutse se? Izina rihebuje baturirimbiye ni iryane, irya Yesu. Buriya rero uwambaye ikirezi ntabwo amenya ko kera. Abantu batigeze bamenya Yesu bafite ingorane, bararushye, ariko reka dushime Imana ko twagize amahirwe yo kubona Yesu kandi tukamumenya. Nifuza kureba abantu bafatanije nanjye muri uyu mugoroba kwizera Yesu w'abantu. Imana ibahe umugisha kandi ibahe kumwizera mu izina rya Yesu. Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, kuri uyu mugoroba turagushimiye kuko uri Imana nziza y'ibihe byose, uhabwe icyubahiro. Tugushimiye ko waduhurije kuri uyu musozi, tugushimiye ko wamagaye korali zikava hafi na kure kugira ngo ziguhimbaze kandi zivuge ibigwi byawe, zivuga uburyo uri Imana ikiza, kandi kuva kera mu gihe cy'abakurambere bacu warakizaga, n'ubu uri Imana ikiza, uhabwe icyubahiro. Tugushimiye ko ijambo ryawe ritambutse, umuntu w'Imana yiteguye kubatizwa mu mazi menshi kandi akaba kwiyeguriye asaba ngo umubabarire ibyaha, n'ubundi umwakire mwami wacu, umubabarire kandi umuhe imbaraga kugira ngo akurire imbere yawe, n'ubundi ahinduke icyaremwe gishya. Ukwizeye ababaye mushya muri wowe, n'ubundi bya kera byo byibagirwe kandi ubisibe umwandike mu gitabo cy'ubugingo. N'abandi batabashije guhaguruka ubafashe kandi ubahe imbaraga, ndetse n'abatabashije kubitekereza ubahe kubitekereza. Abaturanyi b'uru rusengero nabo bahe kubitekereza, bamenye ko mu ijuru hari Imana kandi bamenye ko iwacu hari Imana ikiza, maze bakwizere kandi bakwiboke kuko ari wowe ukwiye. Urakoze kuri Imana ishobora byose, uduhane umugisha n'uyu muvandimwe ubwa Yesu umwami wacu. Amen. Iryo zina ryiza Yesu niryo zina dukirizwamo, kandi wowe waryemeye turakurarikira kugira ngo urishikameho. Wowe utararyemera nawe turakurarikira kugira ngo uryemere bigishoboka, kuko vuba bidatinze agiye kutwinjiza mu bihe bihoraho by'iteka ryose bitazarangwamo ikibi icyo ari cyo cyose. MC yahise afata ijambo agira ati, DJ ngo ashyiremo beat, umugeni asohoke, izindi korali zose ziraza nyuma yuko twamaze kumenya icyaduteranirije hano. Maze mu matsiko menshi abari aho twari dufite, twagiye tubona bakinguye urugi rwaho umugeni yarari. Tubona habanje gusohoka abana b'abakobwa babiri batera indabyo. kugira ngo utagwa mu byaha. Kwigengesera rero niko kwirinda, ariko mu magambo Rwanda cyiza ni ukwitegeka. Inyuma yaho hari amatwara abiri y'ikirabo, kuko yose yitwa babiri buzemo neza. Kubona intambuko nziza mucari murazibona, baje abana bajya mu nzira rero bategeka abadiyakoni n'abandi bagenda babanerera rwa rucuru, habaho gahunda. Ezekiyeli yarabibonye, Yesaya yarabibona, hano umwishuza abona iyo gahunda. Niyo mpamvu natwe abitegura gutahayo. Kurara ijwi rya mu gitondo birangajwe imbere n'abafite ibiseke. Birimo kubera hano rero ubwo tutaramenya umugambi, abantu batarakora urugendo shuri ngo bamenye ukuntu amashanyarazi aboneka. Burya n'amazi aba yahuye n'izindi mbaraga bikabyara amashanyarazi. Bibonye itara ryaka, hari ibyitwa interrupteri, izinga ebyiri zijyana muri soke nayo iri mu itara, netere na faze bigakora ibintu vuba, ubugeni buhambaye. Kandi ayo mumubwiye kuba gicana uduta dowa
burya none ikaze iboneke ndabona rwose bakase amarembo tuvuge amina bashoboye gutanga amacumu yatange ko baravuze bati tubuguruye noneho twakwinjira rwose akomeza abatera indabo nagira ngo mbabwire ko iyi protokole tubona mu isi Mana yarababwiye kuva mbereka byo mu ijuru ahasigare nanjye nze n'uruguru yose tuzajya tuyigendanamo neza aba kubona rwose bose basa bose dutambwe twiza bityo nababwiraga ngo nitumara kumenya icyatumye aba bantu basubira ibwana baratubwira n'ibanga ryo gusubira ibuto ahantu babisomye ndi kubona ama microphone atunganye neza indirimbo bagiye kwakiriza aba bantu kugira ngo twumve imvugo yabo se n'imvugo ki nta kindi narindi jambo ushaka kuvugana nabo nkurikije igihe mfite indamutso yonyine n'imwe DJ agiye kubahereza ama micro basuhuza bari hano undi mite nanzika aba protokole se bonda bagira n'Imana yanjye protokole mushaka imyanya mujyamo nk'abantu ba protokole Hallelujah, Yesu ya
ucukumbure sobanukirwa neza ibyayo n'intwaro ikomeye cyane n'intwaro yatsinze urugamba nawe ayirwanishije wigeze atsindwa na twese iga Bibiliya witonze wijahagurika ugenda yisome ucukumbure sobanukirwa neza ibyayo n'intwaro ikomeye cyane n'intwaro yatsinze urugamba nawe ayirwanishije wigeze atsindwa na iga Bibiliya witonze wijahagurika ugenda yisome ucukumbure sobanukirwa neza ibyayo n'intwaro ikomeye cyane n'intwaro yatsinze urugamba nawe ayirwanishije wigeze atsindwa na hato. Haleluya! mukunda mwene muntu ubutangazana mwene vuba. Ngayo nguko Uwiteka abahera umugisha ibyigisho mukuye muri iyi nkuru mwagezwagaho na Samweli. Niyo dusenga. Mugire amahoro naho ubutaha.